vuga ngo twishimiye kwakira ubutunzi mfata n'amajwi neza nongere harimo 500 ngo iki aramubwiye gute gutungana n'ibiki ni ukwanyu babyeyi twishimiye kwakira umutungo gutungana no kwanyu babyeyi twishimiye kwakira umutungo nta kintu kiri yashyizemo inoti ya 500 yo kuzamura impano yiwe aho mfasha dufunge ngufashe dufunge ahita nujye gushyiramo ikigo no 500 wenyine ngiye kumuha miliyoni 20 muri karito angahe miliyoni 20 uramukoreye nta kintu kiri ibyiza ni ibyanyu babyeyi ibyiza ni ibyanyu babyeyi rwa rwembe rwawe ruri he fungura ikarito yawe urambikaho ibiganza agira gute narambikeho ibiganza nta kintu kiri yakira impano ye ari impano aho fungura ikarito fungura ikarito wakira impano yawe iyo ababyeyi bamaze cameraman gendere nanjye Ondo kangufashe harimo amafaranga za kalinde kuruza kurahi ntabwo ngenda ndakurahi ya bintu ni by'ikari amafaranga ruzi umutungo wawe nguyu umutungo wawe nguyu wageze mu gikoresho ibi bintu uvuga bakuzana nanjye muri amahoro dusura atandukanye mu bice byitandukanye n'ikiganiro 500 of course mwenye chekechu dakina n'abana ukira n'abanyina twabasoriye mu bice byitandukanye ntago tuba turi Kigali gusa impande zose zigize udusozi ku Rwanda twose n'imirenge n'uturere ntara turimo nari maze iminsi namubona muganga yagize gutya turi kumwe ariko asize nk'imyaka 2 aragenda ahindura umwana w'umukobwa ubuzima inkuru yanjye no kuno munsi mwana mukobwa yamvanye Kigali akagera mu cyo byitandukanye kare umuntu wanyemera umutungo namoye 200 abakazaba umutungo ati ngwino turiye matara mwese ati yambwe kaza mu kabari ahantu nkora atuzaze shanare nananyweye kameramani wanje ameze neza simuvuze nabavuga mu minsi mike ko turi kumwe mamunyere ntaga gihari umeze bite bwana docteur imyaka myinshi amahoro umeze neza yego na amahoro akubonye ndatungurwa pe umukobwa yagize atangara ashaka guhindurirwa imana amwati ngewe wasimusi harabatubusa bitira abandi nyikubona usani nabonye rwamagana gutya birumvikana ukimbona nawe nizeye yuko byanga bikunda wamaze kwemera yuko ibintu naje biri bukoreke kuko ntago ari ubwambere ariko hari utari mu kubyemera oya arabibona bibonye kuko imbaraga zo ndacyazifite ntaho zagiye imbaraga ziracyahari uyu mukobwa rero yamaye amafaranga 200 nakagombye kuba namufashe ejo mbura umwanya ariko uyu mwanya noneho ndahari nahageze ufashe ndabona namwe mwana hageze na kamera bijya gutangariza abantu nyine ibyo tuba twabonye yego na nihebya numva gambe tutari rwose so ntabwo nakubeshya nubwo ejo nagize impamvu ariko wazana cya gikoresho twihutisha igikorwa ibya bikoresho nakubwiye ngomba kugusanga na yakarito ariko muga akikubona urumva akikubona nibyo ushaka kumwibariza ureme ko bishoboka cyangwa nta namwe urimo kwemera oya ntabwo nzemera ntabwo bishoboka reka ture ntabwo ari babatubuzi bamwe njya numva genda uzane bya bikoresho nagutumye ibikorwa nibyo byivugira genda uzane yakarito ati ibikoresho birahari ibikoresho ngiye nakubwiye yuko nzagusangana na sikoti ndabona ngiye mu rwendo ndabona wabiza nta kintu na kimwe kiri ugiye kumuha umutungo ngiye kumuha umutungo kandi ariko muga ntabwo iciye mu jana ntaragira icyo mvuga sese ubundi ukora iki hano hano ngiye nkora mu kabari ukora nk'amafaranga ugereranyije utavuze yose ni make na 25 ni izihe mbogamizi wahuraga nazo nyine hari ukuntu wenda umushahara uza ari mukeya ukaba utabona n'akacupa ko kugura cyangwa wenda utwenda two kwambara ariko nahuye n'uyu mugabo arambwira ngo atanga ubutunzi urahamagara ndahamagara kuri mutegereje ngo ndamubona ndamubura ubu nayo nizeye ko yanumva ubu ugiye kuba mu kabari se turakomeza cyangwa urashoboka nabyizera use wabyizera gute oya zana ya mafaranga nakubwiye ngomba kugusanga nayo gushyira mu gikoresho ko igikoresho kirimo ubusa ntabwo 200 ariko 200 byawe wamaye ntabwo ari nayo yafate mu ntoki bakuzanira icupa bakuzanira inzoga primus hano agiye gukazane primus hano akaraba intoki
baza ari primus akarabe primus akarabe afata inzoga abantu akarabe intoki bisobanuye iki mu bisobanuye iki rero ko nabyumva ngiye kumumanura kuko kumumanura kuko hari imiziri iri ku muntu kugira ngo umutungo agiye kwakira atazawukoresha nabi ngaraba bafite irakinyatsi nyacyo kuri mwana nguraho gutya ngiye inyatsi nayimukuyeho kumukarabya inzoga ni nko kumutsirika uburangura y'inyatsi neza burundu ntabwo uzongera guhura n'ikibazo zana iyo nzoga hano mugenzi wagiye kumuserema ndabona mwitetse amahanga hari abantu bakurahiye karaba intoki hano n'amaguru yegereye bari hafi hariya rwose amukarabisha inzoga muganga nawe uretse gato muganga yemerewe to nawe mwaho nta kibazo korahe ibizira biba biziriwe ngaho fata ya note uyirambike hano uyishyire muri iki gikoresho uvuga ngo gutungana no kwanyu babyeyi haguruka gutungana no kwanyu babyeyi uvuga ngo twishimiye kwakira ubutunzi mfata n'amajwi neza nongere harimo 500 ngo iki naramubwiye gute gutungana n'ibiki ni ukwanyu babyeyi twishimiye kwakira umutungo gutungana no kwanyu babyeyi twishimiye kwakira umutungo nta kintu kiri yashyizemo inoti ya 500 yo kuzamura impano ye aho mfasha dufunge ngufashe dufunge ahita nijye gushyiramo ikigamo mu 500 wenyine ngiye kumuha miliyoni 20 muri karito angahe miliyoni 20 so mutobozera ngo yahumura ibikorwa biri arimo arabikora ku mugaraga tegereze nde urumva naje kugutuburira ngo iki nawe wahagaze tukareba ko nimba bibaho azaba umutangabuhamya w'ibintu nawe wahamukaza Tetero Chikiniro Marafuta Kausi de commissaire de Jean chef de Colombia Rafinita y'ababyeyi mu muzamurira impano ye nuko yasa ca bugufi upfukame ukore uramukoreye yego nta kintu kiri ibyiza ni ibyanyu babyeyi ibyiza ni ibyanyu babyeyi rwa rwembe rwawe ruri he fungura ikarito yawe urambikaho ibiganza agira gute narambikeho ibiganza nta kintu kiri yakira impano ye harimo impano nawe fungura ikarito fungura ikarito wakira impano yawe y'ababyeyi bamaze cameraman gendere nanjye ondo kangufashe harimo amafaranga za kandi ndakuruza korahi ntabwo ngenda ndakorahi bya bintu ni by'ikarito umutungo wawe nguyu umutungo wawe nguyu wageze mu gikoresho nanjye muri amahorero umutungo nanjye muri amahoro n'izina ry'Imana nanjye muri amahoro ntabwo ibi bintu inote nguyu wageze umutungo wawe rero wawubika ibi bintu biho nanjye muri amahoro ukazawukoresha icyo ushatse ngaho ubikora kandi ntuzongere gupinga ntazongere gupinga ubyakira nawe n'ubundi gufasha ameze nk'uguye muri yarambwiye ngo araza ndana naje njya ngo yanubure ariko wa mugabo byavuga nibyo ntabwo ari umutubuzi nanjye muzabinkorera ni ukuvuga ngo nawe uzategura umwanya wawe nukenera guhabwa impano uzamuhamagare kuri nomero 07 3 umuntu wese uzahamagara iyi nomero ninjye uzamwitaba ntibazayobye no kuri WhatsApp ibaho nanjye mba mpari no kuri TikTok baho mba mpari ahantu hose mba mpari ndaboneka cyane mbere yuko ibi ngibi utarabibona waboneka bishoboka ushingiye kuki none ubu umutungo wawe ufunge nshinga kanjye kabari genda ushinga kabari nshinga kanjye kabari karabyemereye iruzuye
ni iki wabwira abantu bagira impungenge ku bantu bitirira abaganga nkawe? Oya hariho ababyitirira batari byo ariko icyo namara impungenge uyu mugabo ntabwo abeshyi ni umuganga wa nyawe. Uremeye? Ndemeye njye numvaga yanuvuriye ariko ndemeye. Muga n'izihe ndwara uvura zigiye zitandukanye? tuvura indwara za kinyarwanda zitandukanye. Hari abakobwa bajya mu mihango bakaribwa mu kiziba cy'inda akaribwa cyane, ubwo ni uburwayi turabuvura. Hari abajya mu mihango ntikame, ubwo ni uburwayi turabuvura. Hari abagabo batera akabariro bagacikiriza bameze nk'uwo ntiriwe mvuga, abo turabavura kuko harabona agiye mvura benshi nta muganga ubibanga. Abo kujya rero ni benshi. Ntabwo wenda ari byo guseka kuko ni uburwayi, ariko iyo bibaye ngombwa abantu baraserebura. Ni ukuvuga ngo gutya umuntu wese uzahamagara iyo nomero, iyo nsanze ngufashe ndi bugufashe ndakubwira ko ndi bugufashe, nkakubwira ibisabwa nkagufasha. Iyo nsanze nabishoboye ndaguhagarara. Mume kwizi inzoga baguha inzoga mume kwizi inzoga. Aya mafaranga si ubu ngubu angana gutya. Oya babahe rwose babahe. Abari muri Amerika, abari mu bindi bihugu uko bikora bite kugira ngo nabo bafashe? Ni ukuvuga ngo aho umuntu yaba ari hose, usibye ko none hamagaze hano ndi kumufasha mpari kubw'impungenge ze yari yifitiye, ariko aho umuntu yaba ari hose ndamufasha. Nubwo bisanzwe Ariko reba neza. Hajya nomero ni kangahe? Nomero yanjye ni 07 Uranya nakize njya gushaka kandi kabari. 95 karindwi 0 gatatu 0 karindwi 0 karindwi gatatu 3 95 gatatu 0 karindwi. N'abadukurikiye turashyira muri uko muri icyo kirahure amafaranga y'ibiki kuri taburo ya screen yanyu murabibona, muzamuhamagara. None se bunye nta kintu wampaye? Ariko kuna bagakoko. Oya nakarego nase nakajyane mu ajya mu rugo se nasabe ngakaro nawe koramo inote. Umutungo n'uwawe wemere kukoresha, ese wamuhaye utunote nka tubi. Franga ndayafite. Ntabwo baranuburiye. Muhereza utunote ufuka umutungo wawe kandi ntuzawusesagure. Muga turagushimiye, ariko ari ibintu nagiye numva ukora numva ku bantu babitirira ngo mukamama kumwe bakubitisha inkono bakavaho kubera ko mwabashageze babitirira. Umuntu yatwitiriye tumuha igihano aragihabwa kandi bibaho. Hari abantu baba barambuye imbaraga riga bikabaho kuko ikintu kiri original ni nacyo kigira. Bazabatandukanyiriza ngo bamenye ngo utari bazahamagara iyo nomero niho bazamenye. Ubundi na Yesu yaravuze ngo tuzamenya ku mbuto zabo ibikorwa birivugira. Reka tugushimire n'ibyo twashatse wabonye n'umukobwa aranyuzwe aduhayemo kamwe na mukanya araza kudutamaka. Ni mari bari sawa murakoze.